bene data bavandimwe nshuti z'umusaraba, isabato nziza. Kandi muraho neza bwoko bw'Imana. Mbazaniye ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Muremera kubwakira? Abantu bakunda ubutumwa bwiza bushingiye mu ijambo ry'Imana mu buryo bw'ibyahishuwe. Nikaze munyemerere munkurikire. Ntarakomeza nagira ngo ngire icyo mbabwiraho. Iki gitabo nanditse cyitwa nawe Imana iragushaka, umugabane wa mbere, ni icy'imfashanyigisho z'igitabo cya Bibiliya yera. Iki gitabo nacyanditse, natangiye kucyandika mu mwaka w'ibihumbi 2004, nsoza kucyandika mu mwaka w'ibihumbi 2009. Ibyo nkubwira byose ni biri mu iki gitabo, usibye aho uzajya wumva nkubwira ngo ndaje ngo dutarame. Aho uzajya wumva ngo ndaje ngo dutarame, ibiganiro uzajya wumva dutambukijeho bindi ari byo kwiganirira, ujye wumva ko ari kwiganira bisanzwe. Ariko ubundi ijambo ry'Imana niryo ryamfashije, niryo ryanyoboye kwandika iki gitabo. Ntabwo ibi byanditswe mu iki gitabo ari iby'ejo mu gitondo. Iki gitabo kirimo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, harimo amayerekwa menshi, ubuhanuzi, kirimo ubuhanuzi bugiye butandukanye. Ubwo rero aho uzajya wumva hari ubutumwa buje mu buryo bw'ubuhanuzi, ujye ubwakira uko buje. Nge muri kumva ugiye kubagezaho ubu butumwa bw'iyerekwa nagize. Nitwa Bizimungu Jean Claude. Munyemerere muntege yombi maze mbabwire nanjye ibyo nahishuriwe. Mbahaye ikaze, tubahaye ikaze muri Isanga. Ndabaganiriza rimwe mu mayerekwa nagize rero, byerekeranye n'iby'inyanja n'inyamaswa y'imitwe ibiri. Topic tugiye kuganiraho
iby'inyanja n'inyamaswa y'imitwe ibiri. Nk'uko ubibona ku iyo foto y'iyo nyamaswa iri hejuru aho. Mw'uwo mwaka ndimo nandika iki gitabo, amateka y'iki gitabo nayo nzayageraho, imva n'imvano yacyo, introduction nayo nzayibabwira. We ntuzajye kure, uzakomeze ube hafi. Ndi kwandika iki gitabo mw'uyu mwaka rero, nafashe gahunda, nihaye gahunda yo gusenga amasengesho y'iminsi 3. Ubwo ndagira ngo nkutangirire ukwiriye iyerekwa ryaje, maze ndyamye nsinziriye ndi mu masengesho y'iminsi 3. Ubwo hari ku munsi wa kabiri amasaha ya nijoro, njye kubona mu buryo bw'inzozi haza umuntu mu nzozi. Nabonaga ari Yohana. Uyu Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe cyo muri Bibiliya. Yohana umubatiza wabatije Yesu nk'uko twabibonye mu mateka muri filime ya Yesu. Maze amfata ukuboko, ubwo ni mu nzozi, arambwira ngo Bizimana, ngwino ngutembereze ngire ibyo nkwereka. Nagiye kubona mbona njyanye ku musozi muremure cyane wasumbaga indi misozi. Mbona aha munsi y'uwo musozi ho hakurya yawo ho gato nkabona ubutayu, ariko harimo uduti twagiye dusa nkaho twumye kandi tutumye, tugifite amashami. Ubona ariko ibyo biti birimo aho ubuzima bwabyo buri mu manegeka. Hirya yaho gato nkabona inyanja. Arambwira ngo itegereze iriya nyanja. Mu kwitegereza iriya nyanja ngiye kubona mbona umuhengeri mu mazi ubaye mwinshi. Wa muhengeri mbona uje werekeza ku nkombe y'inyanja. Nuko ya nyanja ku nkombe ngiye kubona mbona muri ya mazi mbona havumbutsemo inyamaswa nini. Iyi nyamaswa yari ifite uko yasaga, dore nuko yari ifite umutwe, yari ifite imitwe ibiri, ikagira umugara nk'uw'intare. Umutwe wayo nabona gusa nk'uw'impyisi. Amaguru yayo yanganaga n'ay'inzovu ari manini, kandi n'ikinono cyayo cyanganaga nk'icy'inzovu nacyo ari kinini. Yari ifite ikinono, ijanja rinini. Ikagira umurizo muremure nawo wari inzoka. Inyamaswa yari ifite amabara abiri, ibara ry'umukara n'iry'umweru. Iyi nyamaswa iri gukuka ku nyanja, iri gukuka mu nyanja, amaguru
Yayo ya mbere iyegejeje ku nkombe neza, nagiye kubona mbona ihumetse icyuka. Bene data dusangiye urugendo rugana ku marembo afunganye, haleluya, amina, urera Mana, icyubahiro ni cyawe. Wowe wahawe umwuka wera ugahabwa imbaraga zawo, ukabasha guhabwa kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Ndagusabye nyemerera tugendane, nk'uko uri muri wowe arabasha kugusobanurira. Ya nyamaswa mu kujya kubona mbona ihumetse, irasamye cyane, ihumetse icyuka cy'umukara, icyuka cy'umukara cyane kirabura kuruta rya rangi ryirabura ry'umukara basiga mu muhanda mbere yuko bashyiramo kaburimbo, mbere yuko bashyiramo twatubuye duhindura umuhanda ukaba kaburimbo, godro y'umukara cyane. Cya cyuka mbona icyohereje mu abantu bari muri hahandi mu butayu. Hari abari muri bwa butayu baro basenga, bamwe bari gusengera mu butayu, abandi buriye ibiti bari gusenga. Dore ko burya buri muntu agira uko asenga kwe, kuko buri muntu agira uko afashwa kandi akagira n'uko abanye n'Imana ye yaremye isi n'ijuru asenga, cyangwa se n'Imana ye, kabivuge gutyo. Mu kwitegereza neza mbona na wa murizo wayo, uko icyuka gituruka mu kanwa mu bihanga bibiri byayo, ni nako na wa murizo wayo usohora icyuka, nawo niko wasamye, nk'uko ubibona ku iyo foto. Cya cyuka kiragenda cyerekera muri ba bantu basenga, kirakwiragira ahantu hose. Inyamaswa kugeza ubwo yakutse mbona yinjiye ishyamba. Mu kwinjira ishyamba kwayo, izindi nyamaswa zarayitinye. Twese tuzi ko intare ngo ni umwami w'ishyamba, kandi tukumva ko intare ariyo nyamaswa ikaze. Intare nayo yarayitinye. Inyamaswa zose uzi z'inkazi zatinye iyi nyamaswa yaje iziganamo. Hamwe yohereje icyuka mu bantu, nabonye bamwe muri bo hari abahise barwara, abandi bacika intege. Muvandimwe, nshuti yanjye, mwene data, ndi kukubwira iyerekwa nagize ku byerekeranye n'iyi nyamaswa y'imitwe ibiri. Iyi nyamaswa ikintu nabonye itereyeho ubwoba, ifite imbaraga mu maboko zayo. Iyi nyamaswa irareba kandi ikabona. Iyi nyamaswa iratekereza, ikintu itandukaniyeho n'izi nyamaswa zindi ziba mu mashyamba. Iyi nyamaswa uko nayibonye, nagerageje kuyishushanya maze kuva mu nzozi, ndavuga ibi ntabwo nabyihererana, ngomba kubyandika nabyo. Iyi nyamaswa niyo nyivugaho,
iratekereza, irareba, ikabona, kandi izindi nyamaswa zirayitinya. Irihuta, ntabwo ihubuka, ifite icyubahiro mu zindi nyamaswa kidasanzwe. Nta shyamba na rimwe ku iyi si iyi nyamaswa itageramo. Buri mugabane wo kuri iyi si iyi nyamaswa iwugeraho, kandi aho igeze iyo igeze nko muri iryo shyamba, aho igeze izo nyamaswa zirayitinya, bigatuma harimo iziyibundarara imbere, zikayisingiza, niko nabivuga. Iyi nyamaswa ifite ingufu, kandi imikorere yayo iri guteza uburwayi mu bantu. Irateza uburwayi, iki cyuka cyayo uko ihumeka icyuka gutya niko kigenda kikavamo uburwayi ukundi kuntu, ibyorezo ukundi kuntu bigiye bitandukanye. Ni amakuru y'iby'inyanja n'inyamaswa y'imitwe ibiri ndi kukugezaho. Ariko nanone bene data bavandimwe, itorero ry'Imana, ntimukurwe umutima n'iyi nyamaswa, kuko hejuru y'imbaraga z'iyi nyamaswa, haleluya, hari izindi mbaraga. Izo mbaraga ziri hejuru y'iyi nyamaswa nizo umwami wacu twakurikiye, Yesu Kristo, abereye maso itorero rye, kandi niwe mwungeri w'ubugingo bwacu, niwe mwungeri urinda itorero rye, akarinda intama ze. Nubwo iyi nyamaswa yaguga icyuka inshuro 100 igakuba inshuro zingahe, nta kizatwara itorero, nta kizatwara ubwoko bw'Imana. Uzabirebesha amaso, haleluya, ariko ntacyo bizagutwara, kubera ko wegamiye umugabo ukomeye. Vugira ngo amen. Ntabwo iyi nyamaswa izigera iconcomera umwana w'Imana cyangwa intore zayo. Oya, intore z'Imana ziriho ikimenyetso cy'amaraso yamenewe ku musaraba. Vugira ngo amen. Ntacyo iyi nyamaswa izagutwara, bizaza bitambuka gutyo ubirebe, kandi ntuzakuka umutima. Muvandimwe, nshuti yanjye, mwene data, ibi nyibikubwira umwuka w'Imana, nzi ko yamaze kugira ibyo agusobanuriraho. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Zaburi y'121, twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Hagati aho, niba turi kumwe, vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Yesu aguhe umugisha. Reka turebe ibyanditswe byera
Zaburi y'121. Zaburi y'121 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 handitswe ngo, Zaburi yanditswe na Dawidi, ndayikunda cyane, n'igitabo kinezeza. Nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe. Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ibihe byose. Niwe uzarinda ubugingo bwawe. Amina. Umva ariko umurongo wa 7 ndawusubiramo. Uwiteka azakurinda ibihe byose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uvuga ngo amen. Umurongo wa 8 uragira uti, Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Ndafashijwe. Uyu murongo wa 7 n'uwa 8 ngo Uwiteka azakurinda ibihe byose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza ryari yemwe iteka ryose. Humura rero, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Hirya yaho gato, Zaburi naho tukiri mu iki gitabo cya Zaburi, Zaburi 125 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 handitswe ngo, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Umva 2 rero, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, haleluya, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza ryari yemwe iteka ryose. Uhereye none ukageza iteka ryose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Humura, ziratontoma ariko ziraziritse, ntacyo uzaba. Mwene data, ushaka kuba wamenya neza ibyerekeranye n'aya makuru y'inyanja n'inyamaswa y'imitwe 2, wabisoma muri iki gitabo, nawe Imana iragushaka. Ahasigaye amahoro y'Imana abane nawe, kandi Uwiteka kugirire neza. Amen. Bavandimwe, nshuti zanjye, amahoro ya Kristo abe muri mwe. Nifuje kubaganiriza ku ijambo kubaka urugo. Kubaka urugo rushingiye ku mahame y'Imana biba byiza cyane,
kuko burya bitanga umusaruro, bitanga umusaruro kandi mwiza. Nshuti yanjye mwene data, urugo ndagira ngo tuganire ho gato ku bintu byerekeranye no kubaka urugo. Urugo ntabwo ari ikintu, reka bivuge gutyo, ntabwo ari ikintu umuntu arya, ntabwo ari ikintu umuntu atekerezaho ako kanya ngo buke mu gitondo ahita atangiza icyo gikorwa. Urugo ni ikintu kigari. Urugo ni urugendo rurerure. Nta muntu ukina yubaka urugo, nta n'umuntu ukina nta n'umuntu uhubuka yubakwa urugo. Iyo uhubutse birakugora. Iyo ukinnye wubaka urugo uhuriramo n'inzitizi nyinshi, bikaba byakuviramo ko intambwe zawe waba umaze gutera zijya imbere, bikaba byakuviramo kuba watera intambwe usubira inyuma, ugasanga usubiye inyuma mu rugendo rw'ubuzima kandi wari umaze kugera imbere gato. Topic ngira ngo tuganireho: kubaka urugo. Njye mwumva Bizimungu Jean Claude. Nshuti yanjye muvandimwe, wowe ufite icyo gitekerezo cyo kubaka urugo, yego ni byiza kandi koko ni icy'ubutwari. Dore ko burya igishyitsi uzotugeze mu zabukuru ugitera ukiri muto, ukabasha kuba wagisigasira ugifite akabaraga mu mubiri wawe. Ariko nanone ntabwo urugo ari ikintu umuntu awubukira. Urugo rubamo byinshi bisaba kwihanganira. Hari umugabo umwe, kaguhe iyi nkuru ho gato. Hari umugabo umwe wagize atya, Imana imugirira neza, imuha urubyaro. Umudamu wagiye kubyara abyara umukobwa, kandi uyu mugabo ngo yashakaga uko umudamu wabyara umwana w'umuhungu. Kuba uwo mubyeyi ataramubyariye umuhungu byabaye ikibazo mu rugo, maze amakimbirane atangiriraho. Intambara iba intambara. Umubyeyi w'umugore atangira gukubitirwaho, umugabo aramwijundika, reka mbivugemo, aramurakarira ngo yabyaye umukobwa kandi yashakaga umuhungu. Nshuti yanjye, wowe ugiye kubaka urugo, ndagusabye iki kintu uzakirinde. Burya umukobwa icyo abikijwe nicyo abikura. Ndasubiramo, icyo umukobwa abikijwe nicyo abikura. Igiseke wagishyizemo ibishyimbo, urwo ni urugero ndi kuguha. Ufashe igiseke ukagishyiramo ibishyimbo, ejo mu gitondo wagikuramo imyumbati, ejo mu gitondo wagikuramo amashaza, kandi washyizemo ibishyimbo.
umwana wese ni umwana, nta mwana utari uw'umugisha, nta mwana utari uw'umumaro, utakubera uw'umumaro. Reka kumva ko rero ngo abyaye umukobwa intambara zivuka zityo, ngo abyaye umuhungu washakaga umukobwa ngo umubwire nabi, ngo icyo kintu gitera amakimbirane mu rugo. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza, ibyo ntabwo ari byo. Muvandimwe ugiye kugera ikirenge mu cy'ababyeyi bawe, urubyaro Imana izaguha uzarwakire nk'uko uruhawe, hatabonetsemo amakimbirane yo kubwirana nabi k'uwo mwarwubakanye cyangwa se k'uwo mubyaranye icyo kibondo. Uwo ararengana, ntabwo ari we wamwihaye. Imana niyo ituma ababyeyi basama, Imana niyo itanga urubyaro, Imana niyo ituma abagore batwita, kandi burya ni nayo inababyaza kubw'ineza yayo n'urukundo rwayo ndetse n'imbabazi zayo. Ababyeyi b'abamama nimukomere n'abasuhuje aho muri hose, kandi mujye mugira kwihangana kubw'intambara namwe muhura nazo, ntabwo zibura. Abamama bagira kwihangana cyane. Rero muvandimwe mukuru wanjye nawe murumuna wanjye, kubaka urugo ni byiza, shyiramo akabaraga, ariko shishoza, itonde, genda gake, reba kure, ugire kwihangana. Kwitwa umugabo si ibintu byoroshye, si ibintu bya hano mu gitondo cyangwa se iby'uyu munsi. Kwitwa responsable w'urugo, umuyobozi w'urugo, ni ubutwari bukomeye. Niyo mpamvu mubwira ngo urugo ntabwo ari ikintu umuntu ahubukira ngo aryame ngo arote, namara kurota ngo mu gitondo ahite ashyira mu bikorwa. Mbere yo gutegura ubukwe, banza utegure urugo. Ubaka urugo mbere yo kubaka ubukwe. Ntuzabe nka wa wundi utegura ubukwe atategura urugo. Twahuguraganaga ku by'urugo, kuko igiye kureba muri ino minsi usanga abantu benshi bubatse ingo ntabwo bimeze neza. Sinzi ikibitera, ariko hagati aho navuga ko ni Satani ubibamo umwuka utari mwiza. Abantu bafite ingo zirimo umuyaga ukomeye, umuyaga umeze ukuntu, nimwihangane musenge. Gusenga bifasha umuntu, gusenga ni ukuri byongera umuntu ibyiringiro kandi bikuraho imiyaga. Senga ufite kwizera, hari icyo Imana iza kugukorera mu izo ntambara uri kubona ziri mu rugo rwawe, k'uwo muyaga ukomeye uri kuhuha cyane mu rugo rwawe. Abagiye kubaka urugo ejo cyangwa ejo bundi, urugendo rwiza, mugere ikirenge mu cy'abavandimwe, kandi mugire urugo rwiza, muzabyare muheke, kandi muzaba urugo rwubatse ku mahame y'Imana. Imana ikurinde kandi Imana ikugirire neza, Imana ikubakire urugo rwiza rw'umugisha. Amen.
Yesu ashimwe. Kandi muraho torero ry'Imana, kuba tutari duherukanye namwe muraho bavandimwe. Umwanya nk'uyu twongeye kubona kugira ngo twongere tuganire maze twibukiranye ibyiza tuzabona imbere nyuma yo kuva mu iyi si, nyuma yo gutabaruka. Nibyo ngira ngo turebere hamwe tubivugeho. Ubutumwa twabateguriye mu bwerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Kugaruka kwa Kristo cyangwa kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Topiki tujye kuganiraho: kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Torero ry'Imana aho muri hirya no hino ku migabane itandukanye yo ku isi ducumbiseho, mukomere mu rugendo kandi mwihanganire ibibagerageza. Nta kubuza, ijuru tuzaritaha kuko ni iryacu. Ndakwibutsa cyangwa nkubwira ko abera bo mu isi nizo mfura Imana ireba maze ikarushaho kuzishimira. Ugiye kubagezaho iki kiganiro, ugiye kubagezaho ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Nitwa Bizimungu Jean Claude. Nikaze muri Sanga. Mwene data, muvandimwe, ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko umwami wacu Yesu Kristo azagaruka, azaza azatinda. Nubwo mu bigaragara abantu benshi usanga bibaza ibibazo bitandukanye, bagira bati uwo Yesu Kristo bavuga azaza koko? Ese azaza ryari? Kw'abantu
abantu babyarwa bagakura bakageza n'aho bapfa bavuga ngo Yesu azaza, uwo Kristo azaza ryari? Ibyo ni ibibazo abantu dukunze kwibazaho bigiye bitandukanye. Muvandimwe, nyemerera untege yombi maze ngira icyo nanjye mbikubwiraho, nkurikije nanjye uko ijambo ry'Imana ribitubwira, tubiyobowemo n'Umwuka Wera twahawe. Umwami wacu Yesu Kristo utinda kugaruka kwe nta kindi kibimutera si n'urwango adufitiye twe turi muri iyi si, oya, ahubwo ibyaha tugwishwamo na Satani, imitego Satani adutega tukayigwamo bikatuviramo gucumura. Ibyo byaha nibyo bituma ataza vuba nk'uko twe tubyifuza cyangwa nk'uko wowe ubishaka. Ariko ubundi mu by'ukuri Yesu Kristo kuza ko azaza kuri. Twibaza ibibazo bigiye bitandukanye ku byerekeranye no kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Harimo abibaza bati ngo hazabaho imperuka. Iyo mperuka izabaho ryari? Uwuhe mwaka? Ko twayitegereje tukayibura. Ese izaba ku manywa cyangwa nijoro? Mu wuhe mwaka? Mu kuhe kwezi? Benshi babijyaho impaka mu buryo butandukanye ku byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ugasanga benshi babijyaho impaka ku byo kugaruka kwa Yesu Kristo, hamwe n'iby'imperuka bagira bati nta mperuka iruta gupfa k'umuntu, kuko iyo apfuye nibwo imperuka ye ibimugereyeho. Abandi bati niko kugaruka kwa Yesu Kristo kuri we. Muri make ugasanga abantu benshi muri iyi si baragenda bibaza ibibazo baburiye ibisubizo byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Muvandimwe, nshuti yanjye, mwene data, munyemerere turebere hamwe ibisubizo by'ibibazo duhora twibaza uko bwije n'uko bukeye byerekeranye no kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. N'impanda izavugwa. Nta handi ibisubizo tubisanga mu ijambo ry'Imana no mu kwizera ku byo
twasezeranijwe. Dusome ijambo ry'Imana Abatesalonike ba mbere, Abatesalonike ba mbere ibice 4, Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Twumve icyo Bibiliya nayo ibitubwiraho, dore ko ariho byose tubikura. Titiri iravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Umurongo wa 13, ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we, izazanana na Yesu n'abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu Yesu, Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'Umwami tutazabanzirizwa na hato abasinziriye, kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro mubwirana ayo magambo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu azaza, kandi ni ukuri azaza. Nubwo ubona ko atinze, gusa ntabwo atinze kubwo atwanze cyangwa se atishimiye ko twabana nawe ubwami bwe. Muvandimwe, nshuti yanjye, nyemerera untege amatwi umwanya nk'uyu kandi tugendane. Umwami wacu Yesu Kristo azaza ari kumwe n'abamarayika. Ageze mu kirere azabwira itorero rye ati, ubwoko bwanjye abo nameneye amaraso yanjye ku musaraba, nimuze. Marayika ukomeye, marayika Mikayeli, azavuza impanda mu buryo buranguruyemo. Navuza impanda mu buryo buranguruyemo, ako kanya itorero ry'Imana Umwuka Wera ryahawe uzarizamura, tuzamuke dusanga
kirere. Ariko hagati aho abapfuye bamwizeye, abapfuye bizeye umwami wacu Yesu Kristo, abo ntabwo bapfuye barasinziriye kubw'umubiri, ariko kubw'ubugingo bari maso. Iryo jwi bazaryumva, iyo mpanda bazayumva, bakanguke bave mu bituro byabo. Abazaba bakiriho kuri iyi si bagihumeka umwuka w'abazima, bafite umwuka wera, abo nabo bazazamukanwa, bazamukire rimwe n'abangaba bari bamaze igihe basinziriye, basanganire umwami wacu mu kirere. Yesu azatujyana. Ushobora kwibaza uti, ese mwako kanya tuzahita tujyanwa mu ijuru ku Mana Data wa twese? Oya, igisubizo ni oya. Ahubwo Yesu Kristo azafata itorero rye, abakuye mu isi, umugeni akuye mu isi, atujyane adushyira ahandi hantu heza, ajye kutwambika. Abo niho navuga ko ari nko mu ijuru rya kabiri cyangwa se ijuru rya gatatu. Abo niho azatujyana maze ajye kuturimbisha, ajye kutwambika imyambaro myiza, aduha n'amakamba meza atatseho inyenyeri. Aha nahita mu rwambariro rw'abera. Hari umukozi w'Imana waririmbye indirimbo, arangije iyo ndirimbo ayita ngo urwambariro. Iyo ndirimbo iyo abantu bayiririmba bavuga ngo ngwino winjire ngo mu rwambariro rw'abera. Uyu muntu wahimbye indirimbo nta gushidikanya mufiteho, yari ari mu mbaraga z'amavuta y'umwuka wera. Aha rero tuzajyanwa mu rwambariro rw'abera kwambikwa, niho tuzaba turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'abamarayika. Azatwambika imyambaro, ikamba ritatsweho inyenyeri. Tuzaba dufite ubwiza bw'akataraboneka. Gusa umwambaro wera tuzambikwa n'ikamba n'ibintu bibiri nshuti yanjye bitandukanye. Ikamba riri ukwaryo n'umwambaro uri ukwawo. Ikamba narigereranya nk'urugero nk'umudari w'ishimwe. Ndumva ariko nabivuga, nk'igihe umuntu akoze imirimo mu iyi si maze bikamuviramo guhabwa ibihembo bishimishije, agahabwa nk'igikombe cyangwa se undi mudari ugaragaza ko ashimwe cyane uwo muntu. Natwe rero iryo kamba ni nk'umudari, ni nk'ishimwe ry'uko twagerageje gukora imirimo myiza yo gukiranuka tukiri muri iyi si. Iryo kamba rero tuzaryambikwa ry'imirimo yo gukiranuka. Haleluya! Impamvu mubwiye ngo twese ntabwo ariko iri kamba tuzaryambikwa, impamvu dore iki: muri twe hari abantu bakira agakiza, nibyo koko kandi ni byiza, ariko ntibagira imirimo yo gukiranuka bakora. Uyu muntu utarakoze imirimo yo gukiranuka, afite umwuka wera, ijuru azaritaha, ariko nagera mu rwambariro ndetse azanambikwa umwambaro
nk'urwambaro rw'abera narugeramo ntabwo ikamba ry'imirimo we azana. Hari igihe umuntu ahora abwirwa ati wakakiriye agakiza, wahindutse, nyamuneka imirimo yawe ikaba myiza, ukera imbuto nziza. Akinangira. Muri kwa kwinangira kwe hakaba hari igihe kigera umubiri ukamuhinduka, maze akarwara akajyanwa mu bitaro. Yagera mu bitaro ya ndwara yamukanda cyane, imisonga yaba myinshi hamwe, abona urupfu rumusatiriye, agatangira kurwana no kubwira abari hafi ye agira ati bavandimwe mwigire hino mbaturire, nsaba Imana imbabazi z'ibyaha nakoze, maze ubugingo bwanjye bugire iherezo ryiza. Kubw'amahirwe hari igihe hafi aho ashobora kuhabona umukozi w'Imana. Hari igihe usanga muganga uri kumuvura ari mu mwuka wera. Hari igihe asanga umwitayeho aba ari mu ijambo ry'Imana, agakiza kaba muri, maze akamutega amatwi, bikarangira anamusengeye. Iyo amaze kumusengera, icyo gihe yumva muri waruhutse, na ndetse gutaha kwe bigeze, umwuka wera arigiye ubugingo bwe ahita butwara. Uwo rero niduhurira mu rwambariro rw'abera, nta mirimo yo gukiranuka yakoze, ikamba ry'imirimo myiza ntaryo. Bene data, nshuti zanjye, duharanire kuyoborwa n'umwuka wera, kandi tugire imirimo myiza yo gukiranuka mu gihe tukiri muri iyi si, kuko iyi si ntabwo ari iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Aho umwami wacu Yesu Kristo azatujyana, tuzahamara igihe kitari kinini, nk'imyaka 4 cyangwa 3 n'igice, maze tuhakurwe tujyanwe mu ijuru, aho ku Mana Data wa twese. Icyo gihe umwami wacu Yesu Kristo niwe uzatujya imbere akatuyobora, akajya kutumurikira itorero, akajya kurimurikira Imana Data wa twese. Ntekereza ko azabwira Imana Data wa twese ati ngaba abona ameneye amaraso yanjye ku musaraba w'isoni, ati dore itorero nacunguye muri yasi. Imana izaduhanagura amarira y'imibabaro n'imiruho twaruhiye muri iyi si. Abamarayika bazaturirimbira, kandi tuzanezerwa kuri uwo munsi, ubwo tuzaba tugeze mu bwami bw'Imana. Amina. Ariko nsubiye inyuma gato, hari abantu batazagera mu bwami bw'Imana, hari abantu batazagera mu rwambariro rw'abera ngo bajye kwambikwa imyambaro yera n'amakamba atatseho inyenyeri. Abo ni bande? Abo ni banduki, nta bandi dore nawe.
tuzagerayo ni aba bantu tuba turi kumwe nabo mu rugendo rwo muri iyi si rugana ku marembo afunganye, tugakomezanya urugendo tukagenda twagenda nk'ibirometero 5 cyangwa se tugeze nk'imyaka 6 mu gakiza, 2 muri bo cyangwa 3 cyangwa umwe muri bo agahita kwepa agaponyoka, mu gihe abandi bari kugenda imbere we agahita akata ibumoso, akabanza agaca mu isantire. Iyi santire reka tuyite wenda agakinjiro cyangwa se akajagari, akabanza akinjira muri aka kajagari agakoramo ibyangwa n'amaso y'Imana, akabanza agakata mu iyi santire ya risiyeri. Yagera mu iyi santire ya risiyeri, kandi iyi santire irimo abacuranga, irimo abacuzi, irimo abasinzi, irimo ibitaramo bipfuye, ibiganiro bipfuye, harimo abaderera batandukanye, harimo abapfapfa bagiye batandukanye. Wakabanza agaca mu iyi santire, akagenda akabanza agakora ibyangwa n'amaso y'Imana, akanezeza umubiri. Yamara gukora ibyo akora, ngo yakwebye bagenzi be, yakwebye amaso y'abariya, akaza kongera kwibuka ko ari mu rugendo, akagaruka mu rugendo, agakomezanya n'abandi, akagenda yagera imbere gato, akongera agacomoka mu murongo mu rugendo, agasubira muri ya santire yo mu gakinji, ya santire yo muri risiyeri, agakora ibyo akora. ngo yihisha amaso y'abantu, ariko amaso y'Imana ntabwo yihishe, bari kumwe. Akongera akaza kwibuka ko ari mu rugendo, akongera akagaruka, agakomeza urugendo. Wene data, nshuti yanjye, uri mu rugendo n'ubu buryo, Mwami wacu Yesu Kristo nazi agazanga wibereye mu iyi santire y'akajagari, utihanira kureka. Mubera urera, mubirabura ubarimo, ufite amabara yo kwiyoberanya ukuntu. Ndakubwiza ukuri ko kubona ijuru kwawe bizakugora. Mbese kamwe va mu materaniro y'imburamumaro, va mu ibyo bidahesheje Imana icyubahiro, gwino mu murongo umwe, ukomeze urugendo nk'urw'abandi, utagiye gukwepa uca mu nzira zigiye zitandukanye. Kuko imbere gato nugera mu gikombe baka, kucyambuka bizakugora, uzaharasirwa imyambi y'umubisha ariwe Satani, ntabwo uzabasha kuwambuka. Ushobora kuzarigita ugeze mu gishanga, ku mpamvu z'uko ugumya kugenda uvangavanga. Ukomeje urugendo utyo, impanda y'Imana ntabwo uzayumva, kandi umwuka wera usuzugura ntabwo uzabasha kuzamurwa ngo ugere mu ijuru. Kuko tuzajya mu ijuru tuyobowe n'umwuka wera. Imirimo myiza twakoze yo gukiranuka izatujya inyuma iduherekeze, ntabwo imirimo yo gukiranuka izatujya imbere bituyobore. Umwuka wera twahawe ngo atujye inyuma aduherekeze. Oya, umwuka wera niwe ufite ububasha bwo kuzaterura itorero, maze aritumbagiza risanganize uwaribambiwe. None wowe urafata imirimo yo gukiranuka ukaba ari ushyira imbere, umwuka wera ukamushyira inyuma. Ibyo ukora ntabwo ari byo. Wene data, mesaka
ku Mana Data wa twese, aho niho Yesu Kristo azafata itorero arimanure arigarure mu isi. Iyi si tuzongera tuyigarukemo. Yesu, ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu ko yagiye ni nako azagaruka. Tuzamanukira ku musozi wa Yayo. Uyu musozi wa Yayo niwo Yesu yazamukiyeho. Tuzamanuka ku musozi wa Yayo, itorero rimanuka ribe muri Yerusalemu. Icyo gihe Yerusalemu izaba yarabaye nshya, ntabwo izaba ari Yerusalemu iyi dusanzwe tuzi. Izaba irabagirana, iri mu bwiza budasanzwe. Izaba yarabaye ururembo rwiza kandi rw'amahoro, rutarimo gereza, rutarimo kurwara, rutarimo ibitaro, rutarimo intwaro zindi zikomeretsa. Aho niho tuzimana ingoma na Kristo imyaka 1000 n'ibihumbagiza. Haleluya! Kugira ngo mbere ariko hagati aho, mw'iki gihe turimo, hari abakorera Imana kuko by'ukuri, hakaba n'abandi bakorera Satani mu buryo bwa rwihishwa. Icyo gihe tumaze kwimana ingoma na Kristo muri iyi si, aho ngaho muri Yerusalemu izaba yarabaye nshya, Antikristo nibwo azerura atangire gukora ku mugaragaro. Wakibaza uti Antikristo ni muntu ki? Ninde? Antikristo ni intumwa ya Satani, umukozi wa Satani. Suko Antikristo n'ubu ngubu adakora. Arakora yego, ariko arakora muri rwihishwa. Ntabwo yakerura ngo akore ku mugaragaro, kuko izo mbaraga ntiyazibona, ntazo afite. Kubera ko itorero ry'Imana riracyari mu isi kandi ririndishijwe n'imbaraga z'Imana zisumba byose. Itorero ry'Imana riri igitinyiro, rifite ubudahangarwa buririho, maze bigatuma Antikristo agira ubwoba, ntabe yabasha kwerura ngo akorere ku mugaragaro, agakora rwihishwa yihishahisha. Ubwo itorero rizaba rimaze gutwarwa rero, bigiye mu bwami bw'Imana ritashye, aho niho Antikristo azerura agakora ku mugaragaro. Dore akaga rero, yewe we, dore akaga ni kari ku bantu banze kumva no kumvira, ba bandi navuze haruguru baba bari mu rugendo baruvangavanga, akatakaza mu isatire agakora, akirirwamo akivurugutamo, yarangiza akibuka ko ari mu rugendo, akagaruka mu rugendo agakomezanya n'abandi. Uyu muntu azabona akaga. Aho Antikristo azaba akora ku mugaragaro utazamuyoboka, niho hahandi zimwe mu ngingo z'umubiri we zizatangira kwangizwa. Niwanga kuyoboka Antikristo, uzakurwamo amaso, uzacibwa akaguru, uzacibwa akaboko. Hari igihe kizagera abantu bakerura, noneho bagasenga Satani ku mugaragaro. Urusengero runaka rukaba ari urusengero rusenga Satani, rusenga umubi. Icyo gihe kizagera
rusengero ni urw'Imana. Hari igihe kizagera urusengero rw'ahantu runaka mwumve ngo bariya bantu basenga Imana yabo ni Satani. Gusa hari abantu mw'icyo gihe bazanga kuva ku izima, bazahagarara ku kuri kwabo, bayoboke Yesu Kristo, ariko bamuyoboke igihe cyatambutse. Abo bazashinyiriza, bazakorera Imana mu gihe kigoye kuruta icyo twebwe ubu duhagazemo turi gukoreramo. Uyu kubaho kwe bizagorana cyane, azahirwa kugira ngo agirirwe nabi kubera ko atemeye kuyoboka Antikristo. Bamwe baramya Antikristo, noneho we akaramya Yesu Kristo. Uyu nibamufata azagirirwa nabi. Bizaba ari ibihe bigoye kandi biruhije kuri abo bantu bazaba baranze kuramya Antikristo mw'icyo gihe. Gusa Mwami wacu Yesu Kristo aba nabo muri kwagumya kumuhamya azagaruka nabo abatware, nabo baze tubane muri Yerusalemu nshya. Haleluya, kugira ngo amen. Mwene data nshuti musaraba, nyemerera subikira aha. Iri somo ni rirerire rigerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abasinziriye. Ni rirerire, gusa ushaka kumenya neza uburyo bwimbitse byerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye, iby'umuzuko wa mbere n'umuzuko wa kabiri, nuko Antikristo azakora muri icyo gihe mu buryo bwimbitse, wasoma muri iki gitabo. Nawe Imana iragushaka, mugabane wa mbere, paje y'149, urahasanga ubutumwa bwiza bwerekeranye no kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Iri somo ndarikunda cyane, ndarikunda kandi no kupe iranyubaka. Bene data, birakwiye ko dukwiye guhora twibuka, dukwiye guhora tuzirikana ko iyi si atari iwacu, iwacu ari mwiza. Tuyirimo turi abagenzi, isaha n'isaha wataha. Tekereza neza, utashye wajya he? Watwarwa tike yawe ni iyihe? Mbere yo kujya mu mahanga ushaka pasiporo ugashyirwaho visa. Ese we pasiporo yawe ni iyihe? Visa yawe ni iyihe? Ni imirimo ukora muri iyi si? Duharanire kumvira Umwuka Wera, kandi ku batawufite bawusabe, Imana irawubaha. Twumvire Umwuka Wera, tuyoborwe n'Umwuka Wera mu gihe turi muri iyi si, kandi dukora imirimo myiza yo gukiranuka. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bo bana b'Imana, kandi ujye ukunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo twese. Umuhigi uhiga akavumbura n'inkota ityaye ifite ubugi imbere n'inyuma. Umuntu udakunda gusoma ijambo ry'Imana, ntekereza ko no kuzabona ijuru no kuzataha ijuru mbona bizaba ari tongo, mbona bizaba ari amahirwe adasanzwe.
Bene data, nshuti yanjye, komera mu rugendo kandi dukomezanye. Nawe ibyo ufite ntukajye ubyihererana, ujye ubisangiza bene data. Unaniwe mufata akaboko kugira ngo tuzagerane mu rurembo rwera. Ahasigaye Mwuka Wera akomeza abane nawe, kugirwa neza n'Imana bibane nawe ibihe byose. Amen. Mwakoze kubana natwe kuri iki kiganiro cy'ivugabutumwa, ikiganiro menyera, tukigezwaho Imana Jean Claude. Akaba ari ikiganiro gishingiye ku gitabo cy'imfashanyigisho cyanditswe na Imana Jean Claude. Twese dukunda umurimo w'Imana ko watera imbere, akaba ariyo mpamvu natwe twifuje kwifatanya nawe. Ariko nanone tukaba dukeneye inkunga yawe, wowe wamaze kugera kuri iyi channel, wakoze subscribe, ukanda no kunzogera, kora na share kugira ngo n'abandi ubutumwa bubagereho, ukore like nyinshi cyane na commentaire nyinshi cyane kugira ngo tubashe kuganira no gusangizanya ibitekerezo. Naho utaha. Muraho bene data, nshuti z'umusaraba, nabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo no kugirirwa neza nayo bibane namwe iminsi yose. Ndashimira Imana yabarinze nanjye kandinda kuba tugejeje iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Si kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Imana ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nifuje kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kugeragezwa. Topic tuganiraho, kugeragezwa. Unyemerere tugendane kandi ndagusabye ukurure wishyira, ntukurure ishyira runaka, wirebeho nturebe kuri runaka. Nge ugiye kubagezaho iri jambo ry'Imana, cyangwa se ugiye kubagezaho ubutumwa bwiza ushingiye ku ijambo ry'Imana. Nitwa Bizimungu Jean Claude.
bene data dusangiye urugendo rugana ubwami bw'Imana, nawe nshuti yanjye, nshuti musaraba, hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo. Twese kuri iyi si tuyiriho, turi mu buzima bugiye butandukanye, tuyiriho, buri muntu afite urugendo rwe yatangiye rugana ubwami bw'Imana, yatangiye rugana ku buzima runaka. Buri muntu afite urugendo rwe rw'ubuzima runaka. Hari igihe umuntu yiha intego mu rugendo arimo, akavuga ati byanze bikunze uru rugendo ndimo, intumbero yanjye niyo kugira ngo nzabashe kugera ku gikorwa nka kiriya cyangwa se igikorwa runaka. Ariko mu by'ukuri hari igihe mu rugendo rwe ahuriramo n'inzitizi, ugasanga rwa rugendo rwe yatangiye harimo n'ubundi nk'ibisanzwe icyo yashaka kugeraho akigezeho bimugoye kubera inzira yahuriyemo n'inzitizi nyinshi, cyangwa se nko kimwe akaba yanakigeraho ariko akakigeraho bimuruhije. Kuki bimurushya? Ni kwa kugeragezwa. Buri muntu agira ibimugerageza ku giti cye, buri muntu agira ibimugora mu rugendo, kandi buri muntu agira intambara ze mu buzima runaka bubayemo. Kuko buri muntu agira intambara ze. Wowe intambara zawe uri kurwana nazo ntabwo arizo njyewe mfite. Ibigeragezo ufite uhanganye nabyo ntabwo ari byo njyewe ndi guhangana nabyo. Hari igihe rimwe na rimwe usanga hari abantu bahuje urugamba, birashoboka, ariko kuzirwana bikaba atari kimwe. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, wowe uri kuvuga ngo intambara ni nyinshi, ibigeragezo byakubanye byinshi, kugeza naho uri kwivovotera Imana ngo Mana, ngo ubu koko urabyemeye Mana, kuki ngeragezwa cyane, kuki ibingibi bidahinduka Mana, kubera iki ntinze mw'ubu buzima, ntinze mw'iki kigeragezo? Ugasanga urivovotera Imana uvuga ngo ntabwo Mana unzi, ati nubwo bavuga ngo ko wari uriho kera, ko wakoraga kera n'ubu uri kugikora, ntabwo ariko biri. Ugasanga wowe urasenga isengesho mu buryo utazimo ryo kugaya Imana, ryo kwivovotera Imana, watuza akanwa kawe. Muvandimwe, nshuti yanjye, mwene data, dusangiye urugendo rugana ubwami bw'Imana, reka kwivovotera Imana ngo ntabwo ikuzi, reka kwivovotera Imana ngo ntabwo ariyo yavuganye nawe. Imana niyo yavuganye nawe. Ihangane, mu gihe cyashyizweho, mu gihe cy'Imana nawe uzatabarwa. Ntabwo ari uko bizahora, hari igihe bizacamo. Wowe icyo usabwa, gira kwizera mu mutima wawe, wiringire Imana, wumve ko ibyo Imana ikubwiye ari byo, kandi Imana ivugira mu ijambo ryayo. Imana iragusangana nijoro ikaba yanakubwira uryama. Imana aho uba uri kumwe nayo. Nshuti yanjye, ntabwo Imana yananiwe gukemura ibyo. Imana ntabwo yagutereranye, kandi ntabwo Imana ikwanga. Imana iragukunda, kandi humura ibyawe Imana irabizi. Imana iri mu ruhande rwawe. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iryo sezerano Imana yaguhaye
niyo yariguhaye kandi no kurisohoza izarisohoza. Tegereza wihanganye, mu gihe cy'Imana uzabona ukuboko kwayo. Haleluya, Bwana asifiwe. Nibyo ubaye mu buzima bukakaye, ubaye mu buzima bugoye, ntabwo ubwishimiye, utinze mu kigeragezo cy'ubushomeri, urivovotera Imana. Ariko se nshuti yanjye, kuvuga ngo Imana ngo ntabwo ikuzi, ngo Imana yarakutereranye, Imana yarakwanze, ubu ni gute wasobanurira mugenzi wawe ukuntu ubayeho kandi nta kazi ufite? Wumva Imana nta nyoroshye ishyiramo? Wumva Imana itari mu ruhande rwawe? Urambara bigakunda, ubona icyo kurya, akazi ntako. Ubona isabune yo kufura, yo kumesesha, akazi ntako. Ubona icyo kwambara, akazi ntako. Ni gute wasobanurira umuntu? Noneho ikigeretseho, ukaba n'ukubonye mu muhanda ugenda, akakubona watebeje ukeye, ati uriya muntu ni umukire, uriya muntu aparitse neza. Kandi wowe umutima wawe warashize, kandi wowe ibyawe urabizi. Abakubona bakagira ngo ufite imirimo runaka, hakaba n'igihe bagira ngo usize uparitse imodoka hariya, uri kugenda n'amaguru ubishaka. Kubera iki? Kubera ko amavuta Imana ikwisigira. Kubera iki? Kubera ko Imana ikomeje kugushyira mu bwihisho bwayo, ikomeje kugusiga amavuta. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, reka kumva ko Imana yakuretse. Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo ibigeragezo ari byinshi, nubwo uri kugeragezwa cyane, ariko ihangane, Imana ibyawe birimo. Nawe ejo n'ejo bundi urajya kumva wumve mesaje kugezeho ngo wino mu kazi. Utinze mu kigeragezo cyane, wowe wita ikigeragezo ngo cyo kubura urubyaro, ati Mana koko ubu ni wowe wavuganye nanjye, ati Mana buri munsi urambwira Mana, ati none kuki ntabyara? Kubera iki ntabona urubyaro? Mana kuki utampa umwana ngo nanjye kiri ngo by'umugongo nk'abandi? Imana niyo yavuganye nawe, ntabwo Imana ibeshya. Iyo asubije Hana agashyira ingobyi mu mugongo, yanamaze imyaka n'imyaka, ibyawe ntabwo ibinaniwe. Tegereza wihangane, nawe uzashyira ingobyi mu mugongo. Icyo usabwa nta kindi, muvandimwe, inshuti yanjye, gira kwizera mu mutima wawe, gira kwizera, wizere Imana, kandi utegereze wihanganye. Ureke kuguhora ucira urubanza Imana, ureke kujya usenga amasengesho yo kwivovotera Imana. Sibivuze ko Imana ibyawe itabizi. Nawe ihangane, kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23. Zaburi 23, twumva uko ijambo ry'Imana ritubwira. Handitswe ngo, Zaburi ibice 23 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe
niyo nkoni yawe, ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. 5, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya. Nubwo wanyura mu gikombe cy'ibigeragezo, nshuti yanjye, ntukivovotere Imana kandi ntukumve ko Imana yakuretse ngo maze ngo wumve ko ibyo Imana yavuganye nawe ngo ikubeshye. Oya, ntabwo ikubeshya. Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo ubona iri kugeragezwa cyane, ariko ihangane, Imana iri mu ruhande rwawe. Zaburi 25 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 4 tuhasanga amagambo meza kandi nayo y'ibyiringiro nkunda cyane. Umva uko havuga mwene data: abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Niyo twaba turekeye aho ku murongo wa 2, abiringiye Uwiteka, ijambo ry'Imana, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Hepfo gato akavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ntabwo ari uhereye none ngo ugeze ku itariki y'ejo, cyangwa ugeze ngo ejo mu gitondo, cyangwa se nimugoroba izuba rirenze. Oya, uhereye none ukageza iteka ryose. Ntabwo ari ukugarukiza 2025 2040 negative, ahubwo uhereye none ukageza iteka ryose. Mwene data, nshuti yanjye, ihangane, komera. Nubwo ubona imbere n'inyuma ibikuta ari byinshi, ukabona ibikuta byabaye birebire, ukabona intambara ari nyinshi zitarangira, ihangane, rwana kigabo. Imana iri mu ruhande rwawe, kandi nawe Imana iraje kugirire neza. Niyo yavuganye nawe, tegereza wihanganye. Ijambo Imana yavuganye nawe no kurisohoza izarisohoza. Izera Imana kandi ubuzima ubayemo bwihanganire, rwana kigabo. Ikiranga umugabo mu buzima abayemo burya ni ukwihangana. Wabuze kwihangana uba wabuze byose. Yesaya 50 umurongo waho wa 7, Bibiliya iravuga ngo kuko ubwo Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma ngo nkomera mu maso ngo hakamera nk'urutare. Niyo mpamvu nawe nkubwira ngo komera, ihangane, hari igihe Imana izagutabara, igihe kitari iki ngiki. Tegereza wihanganye, isaha y'Imana nigera nawe bizacamo. Imana ikurinde kandi Imana ikomeze kugirire neza. Uwiteka kwishimire. Amen. Amen. Amen.